Yesu ashimwe. Nizere ko muri amahoro kandi Imana ikibarindiye mu buntu bwayo. Amahoro itanga agwirire muri mwebwe kandi Imana ishimwe cyane kubw'uyu mwanya mwiza iduhaye ngo twumve ijambo ryayo. Kwibutsa ko ijambo ry'Imana wumva usoma ntago risiga ubuzima bwawe uko bwari buri. Oya, ntago imvugo y'Imana ari ukiri. Isiga impinduka ku muntu wese wumvishe iryo jwi. Ni ijwi rizana impinduka, kabone n'ubwo utabyumva cyangwa uzibone, ziba zihari ahihishe utareba, ariko icyo nzi cyo ntago Imana ivuga ngo birangirire aho gusa, ngo ugume uko wari uri. Iryo jwi, iryo jambo niryo tugiye kumva muri uyu mwanya. Hanyuma muri iyi nyigisho tugiye kuvuga ku nsanganyamatsiko ivuga ngo aho ugejeje ntihahagije. Nanjye ndimo kubyibwira kaho ngejeje mu gukorera Imana, aho ngejeje mu kuyimenya, aho ngejeje mu kuyishaka no kuyiha bidahagije, ahubwo buri munsi nkwiye guhora nshaka kongeraho no kugerana n'Imana kuri. Mbese icyo nakubwira ni uko Imana itaguhamagariye kugarukira hafi cyangwa kubikora mu rugero cyangwa kubikora uko ubishatse cyangwa kubikora bitewe n'uko wiyumva. Oya, ntabwo ari cyo Imana yaduhamagariye. Yaduhamagariye kugira ngo aho tugera, aho tuzagera nayo ntago hagenwa natwe. Oya, ahubwo hagenwa nayo. Bivuze ngo niyo yadukuye, aho yadukuye ni naho izatujyana, aho ishaka kuzatujyana. Ntago ari uko itujyana aho tutazi. Mu ijambo ryayo harimo detayi zose zahirimo itujyana. Uribuka Imana yabwiye Aburahamu ngo ave mu gihugu cy'iwabo, mu gihugu cy'ibigirwamana, mu nzu ya se, ajye mu gihugu Imana izamwereka. Niko natwe Imana iduhagurutsa ikadukura aho ngaho ku musozi w'ibibi, aho tuba turi dutwazwa igitugu na Satani, hanyuma iduhamagarira kugendana nayo urugendo tukazagera ku musozi wayo wera. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cyo Kuva. Ijambo ry'Imana, igitabo cyo Kuva, igice cyaho cya 8. Kuva igice cyaho cya 8 turasoma umurongo wa 24. Haravuga ngo Farawo aramubwira ati, ndabareka mugende mutambirire Uwiteka Imana yanyu mu butayu, icyakora ntimuzajye kure cyane, nimunsabire. Hanyuma iri ni ijambo ry'Imana Farawo yabwiye Mose igihe Imana yari iriho ibwira Farawo binyuze muri Mose kugira ngo areke ubwoko bwayo, aribwo Abisirayeli, ubwoko Imana yaronse yatoranije ngo bagende bave mu cyo gihugu cy'uburetwa. Bibutse ko muri iyi nkuru Farawo agereranywa na Satani mu buryo busanzwe bwacu, mu buryo busanzwe bw'abantu, mu buryo bw'umwuka. Hanyuma kuvuga ngo bagende ariko ntibazagere kure, hari icyo bishushanya mu mwuka. Uzumva hari imvugo yateye ngo ukizwe ngo ariko wirinde kurengera, ngo wirinde kubijyamo cyane, ngo wirinde kubikora nkaho nta bwenge ufite, ngo wirinde kubikora ngo umere nk'uwarenze umusaraba. Izo ni imvugo z'abadayimoni zateye mu bantu. Ntabwo Imana ihamagara umuntu ngo abikore mu bwenge bwe, ntabwo Imana ihamagara umuntu ngo abikore ukabyumva. Oya, ahubwo Imana ihamagara umuntu itamuhamagariye kuzagera ahantu avuge ngo numva ndushye, numva aho ngeze mpageze, numva aho Imana yangeneye kugera mpageze, reka mbe nduhutse, reka mbe mbivuyemo nzangaruka. Oya, ahubwo Imana ihamagarira umuntu kugera kure. Ntabwo Imana ihamagarira umuntu kugera aho we ashaka, ahubwo imuhamagarira kugera aho ishaka. Niyo mpamvu Farawo yavugaga ngo muzagende ariko ntimuzagere kure. Niko Satani avuga ngo uririmbe ariko wirinde kubijyamo cyane, ngo usenge ngo ariko wirinde kurengera, ngo usenge gakeya ngo amasaha ashoboka, ngo ubundi ngo wikorere ibindi byawe. Nizo nama za Satani, nizo nama z'abadayimoni. Agahora kumvisha yuko mbese udakwiriye kurengera, udakwiriye kubijyamo cyane, akakubwira ngo niba ari ijambo ry'Imana urisome, ariko ntabwo ari ngombwa gusoma ahantu hose. Ugomba gusoma duke dukeya kandi ugasoma nturengere. Cyangwa se niba ari ugusenga akakubwira ngo erega gusenga wasenga ariko ntiwiyirize ubusa, cyangwa se no gusenga bisanzwe akakwereka ibintu biguhuza bigatuma abikubuza. Ariko ibyo byose iyo turebye mu ijambo ry'Imana dusanga byarahozeho. Satani ntago ashaka ko ujyana n'Imana kure, kuko arabizi ko niwimbika mu masengesho, niwimbika mu gusoma ijambo ry'Imana, ntago azagukira. Uzaba uri umuriro waka, uzaba uri umuntu utwika, uzaba uri umuntu wageranye kure y'Imana, wuzuye ubwenge no kumenya kose ku buryo atazagushobora. Impamvu akubwira ngo ntugarukire kure nuko azi yuko imbaraga ze zizakubasha mu gihe cyose wagarukiye hafi.
Niyo mpamvu Farawo rero yabwiye Abisirayeli ngo mugende, ngo ariko mujye gutambira ibitambo ngo muri iki gihugu, ngo ntimujye kure. Nibyo Satani ashaka, ukomeze usenge, ukomeze uririmbe, ukomeze ubwirize, ariko hari umugabane agufitemo. Uribuka icyo Yesu yavuze? Yaravuze ngo umutware w'isi araje, ariko nta mugabane afitemo. Niyo mpamvu rero njye nawe dukwiriye gukomeza tukamenya inzira nyayo iyo Imana idushakaho, tukamenya uko dukwiriye kugenda, tukamenya n'aho dukwiriye kugera. Ariko Imana iri kumwe natwe. Wowe gusa ntiwemere kubohwa n'uwo mugozi, ntiwemere kugendera muri ayo moshya, ntiwemere gukurikira iryo jwi ry'ikinyoma. Hanyuma irindi jambo ry'Imana turaza kuza kurisoma mu gitabo cy'Abakolosayi, igice cyaho ni icya 2. Turasoma umurongo wa 6 n'uwa 7, ariko nakoresha Bibiliya ijambo ry'Imana. Haravuga ngo nuko rero nk'uko mwakiriye Kristo Yezu akababera nyagasani, nk'uko twamaze kumwakira, nk'uko yamaze kuza muri twebwe, nk'uko yamaze gutura muri twebwe kubwo kwizera. Bakatubwira ngo mube ariko mugumya gutera imbere muri we. Baratubwira gutera imbere muri we, baratubwira gushaka buri munsi iterambere no kwigira imbere muri we. Ntago aho ngeze none hahagije, ntago aho ngeze none mu kuririmba hahagije, ntago aho ngeze none mu gusenga hahagije, ntago aho ngeze none mu gusoma ijambo ry'Imana hahagije. Oya, Imana yashaka kugererana nanjye imbere, kubera ko urwego ndiho none ntago rukwiriye kunyura ngo numve ko urugendo rurangiye. Mwibutse ko aho Imana ishaka kutugeza saha ngaha, aho ugezeho ntago ari aho, hari ahandi hantu kure, hari ubundi buryohe bw'agakiza, hari ukundi kurabagirana mu mwuka, hari ukundi guhagarara ku rufatiro ruzima, hari ukundi gukorana n'Imana, hari ukundi kwimbika mu mwuka, hari andi masengesho Imana ishaka gusenga, hari ubundi bwishaka kwigiza imbere mu kuyimenya. Ubumenyi bifiteho none ntago buhagije, ukumva bukubereye nk'igitwikirizo ngo wumve yuko ibyo wamaze kumenya ku Mana bihagije. Nicyo Paulo yanditse, aravuga ngo umuntu nibwira ko hari icyazi ngo azaba nta cyazi, ngo ugereranyije n'ibyo yagakwiye kumenya. Niyo mpamvu ubumenyi namenye ku Mana bukwiriye kumera nk'aho ni buke, kuko Paulo yabivuzeho ngo ubumenyi dufite ku Mana ni igicagate, ngo kandi ibyo tuyivugaho ngo bihora bituzuye, ariko igihe kizaza tumenye byuzuye. Ariko mu gihe ntaramenya byuzuye, kwiye guhorana inyota. Iyi Mana ni ngari, muri Yesu ni hanini. Kwiye guhorana ishyaka yo kugira ngo mvuge ngo ni ikihe gice kindi cy'Imana, ni ikihe gice kindi cy'urukundo rw'Imana ntarahishurirwa, ni ikihe gice kindi cya Yesu ntaramenya, ku neza ye, ku rukundo rwe, ku buntu agira, ni hehe handi ntaragera. Ukagira inyota. Nimo ndasenga ngo Imana igusigemo inyota, Imana igusigemo ishyaka ryo kuyishaka utizigamye, utanga umwanya wawe, utanga igihe cyawe, wegera imbere, uve mu birangaza byose bikuzengurutse, uvuge ngo Mana ndagushaka, unyihishurire, unyimenyeshe, nongere nkumenye birenze uko nari nkuzi muri uyu mwanya. Hanyuma ku murongo wa 7 baravuga ngo mushore imizi muri we. Gushora imizi ni ukumanuka cyane, ukamanuka cyane. Ntago imizi igira ikintu kiyitangira, iramanuka ikaba yagera ku mbogamizi, ikaba yagera ku mabuye, igashora ikamanuka. Niyo muri urugero wagira imbogamizi mu kumenya Yesu, ariko ukomeze ushore imizi, ukomeze winjire muri we, ushore imizi mu rukundo rwe. Ubugingo bwanyu bwubakwe kuri we, tube twubatse kuri we, tube nta handi hantu dushingiye ibyiringiro. Amaso yacu tuyahange we, we nkomoko yo kwizera kwacu. Mukomeye kubyo twemera, nk'uko mwabyigishijwe byose mubikore mushimira Imana. Iri ni ijambo ry'Imana ritwereka yuko tudakwiriye kwemera kugarukira hafi. Ijambo ry'Imana muri Yesaya ritubwira ngo twagure imbago zacu, ihema ryacu turyagure ribe ryagutse, ntiriba ari ihema ritoya, ntiriba ari ihema riciriritse. Ihema ni agakiza, ihema ni ukumenya Imana, ni ukugira ngo twigire kure, ntiwemere kugarukira hafi nk'uko umwanzi arimo kubwira. Hanyuma reka dusome irindi jambo ry'Imana dusanga, tujye gusoma irindi jambo ry'Imana dusanga mu Bafilipi igice cya 3 umurongo wa 12. Haravuga ngo Abafilipi igice cya 3 umurongo wa 12, haravuga ngo suko maze guhabwa cyangwa ngo mbe maze gutunganywa rwose, ahubwo ndakurikira
kugira ngo ahari mfate icyo Kristo yamfatiye. Bene data, sinibwira yuko maze kugifata, ariko kimwe cyo nibagirwa ibiri inyuma ngasingira ibiri imbere, ndamaranira kugera aho dutanguranwa ngo mpabwe ingororano zo guhamagara kw'Imana muri Kristo Yesu kwavuye mu ijuru. Bene data, uyu Pawulo urimo uvuga ibi ngibi, urebye ubuzima yarabayemo, urebye ibitangaza yakoreshwaga n'Imana, wakwibwira ko atarakwiye kugira inyota, wakwibwira ko atarakwiye kuvuga no magambo. Suko maze gufata icyo Kristo yamfatiye, suko nibwira ko namaze kuhagera, suko nibwira ko namaje kumenya Imana. Pawulo uyu atubera urugero rwiza rwo kugira inyota. Yakoreshwaga n'Imana ku buryo butangaje. Murabyibuka ko aho yacaga igicucu cye ubwacyo cyabaga gifite ubushobozi ahabwa n'Imana, ububasha ntarondoreka bw'uko icyo gicucu abarwayi bagikiriragamo. None aracyavuga ngo nanjye ubwanjye ntabwo nibwira ko namaje kumenya Imana byuzuye, ntabwo nibwira ko namaje gushyikira ibyo kumenya kw'Imana byose, ngahubwo ngo ndirukanka, ngo ndamaranira ngenda nsiganwa, ntitaye ku birangaza, ntitaye ku by'isi, ntitaye ku byo Satani anshukisha, ntitaye ku byo Satani ambwira ngo garukira ahangaha. Oya, ibyo byose ndabirenza amaso nkirukanka cyane. Aha ndavuga yuko atera ibipfunsi, ngo ariko si nkuhusha, ngo arirukanka ariko si nkutazi yajya, arimo gushaka Yesu. Niyo mpamvu nanjye nkubwira kugira ngo nawe ntiwemere kugarukira hafi. Amasengesho wasenze, indirimbo waririmbye, cyangwa se ubuntu wagize, uko wafashije abakene ntibihagije. Imana yashaka ko wongeraho, Imana yashaka ko wongeramo imbaraga, Imana yashaka kutagarukira aho ngaho. Nshuti yanjye, ndimo ndakwinginga kugira ngo kubw'imbabazi z'Imana, kugira ngo kubw'ubuntu bw'Imana, kugira ngo kubwo urukundo Imana igira, ntiwemere uwo mugozi Satani akubohesha. Ukomeze usome ijambo ry'Imana, ukomeze usenge, ukomeze wihe Imana buri munsi, uyegurire ubuzima bwawe. Ntiwemere ko Satani hari umugabane akugiramo. Imana itugirire neza cyane, Imana ibigufashemo, Imana ibimfashemo. Twumve neza ko ibyo twakoze, twumve neza ko aho tugeze hadahagije. Dukomeze tugende, dukomeze dusiganwe, dukomeze twiruke, dukomeze tumuhanga amaso, dukomeze dukora ibyo dusaba, dukomeze tumwumvire, dukomeze twezwe uko Imana ibishaka. Imana iguha umugisha nshuti yanjye, kwemeye kwifatanya nanjye muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana. Imana igufashe kandi kugirire neza. Ndakwingingira gukomeza no kudacika intege. Reka dusengane isengesho. Urakoze Mana kubw'uyu mwanya mwiza, urakoze kumva amajwi yacu yo gutaka no kwinginga no kwihanira imbere yawe, tuvuga ko twashatse kugarukira hafi no kumva dushatse kubigendamo gahoro no kubigiramo ubwenge nk'uko umwanzi yabitwongoreye. Ubabarire buri muntu wese wagize ibyo byiyumviro mu mutima we akumva ko binakwiye, ariko turashaka kongera kwigirana nawe imbere no kumenya ubwiru bwawe n'amabanga yawe. Urakoze ko uduhaye iri jambo ridukebura, ridukura mu bunebwe no kwirebaho no gukomeza kwitekereza nk'aho dukwiye kubikora uko tubyumva. Ufashe buri muntu wese, ufashe buri muntu wese, ufashe buri muntu wese wumvise iri jambo, umuhe kugerana nawe kure, umuhe kwibwira ibyawe mu buryo bwagutse, atari mu buryo yumva abishakamo. Urakoze kubwira ijambo, icyubahiro cyose kikugarukire mu izina rya Yesu Kristo, amen.